aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza, rirurushye, ushonje rirawuhaza, rirurushye. Niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira, n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa, n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa. Ni wowe bugingo bwanjye, kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira. Niho nsiganirwa Yesu, kandi uri n'inzira. Nuko ndasaba wemere ishime ngushima, nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye, nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye, nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza, no mwipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza, no mwipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza. Mana, turagushimiye ko uri mwiza, tugushimiye ko uri Imana ishoboye byose, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe no kutwitaho no kubana natwe kuba nimugoroba. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye uyu munsi wa none n'ibiganiro turimo dukora kugira ngo utange umugisha kubera bose. Neza Imana ikomeye igaragare ku muntu wese dukurikirana ku Muhamagaro TV. Habwa umugisha n'Imana, kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeye aba ariko kugaragara. Urakoze kugize neza. Turasenze dusengera umuntu wese udukurikiranye, bagwaye nibakira, afite ibibazo nibikemuke, bafite intambara nuzigwa nuzineshe, bafite amakuba nuyarwa nubagwanirire, abari mu kaga baboshywe n'ibiziriko by'abademone bose turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubabohore, kandi imbaraga z'Imana zikomeye hore sita enetando abarizo zigaragara kuri bo, babone ineza, babone amaboko yawe no gukora kw'Imana, babone umucyo wawe, cyoro cy'Imana gikomeye aba aricyo kigaragara kuri. Urakoze kugize neza, ngore kutege kuganze ineza Imana ikomeye igaragare ko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana, tubaye kaza no ku Muhamagaro TV, inzira Imana yashyizeho kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana ry'ukuri kuba dukurikirana bari hirya no hino mu mpande z'isi no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana umugisha, kandi dushimira abantu abajya babasha gufata ibiganiro bakabisangiza abandi kugira ngo babashe kumva ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana niribihabwe icyubahiro. Amazina ni yayandi, Imana iraguha Jonas mwita Samuel kubera impamvu y'Imana. Imana umugisha. Katuganire ijambo ry'Imana rivuga ku maboko y'Imana. Ku buzima bwawe hari birashoboka umaze igihe kirekire ubona ibibazo, ubona intambara, ubona amakuba, ubona nta nzira, ubona nta kuntu bizagenda, ubona
ejo nta kuntu bizagenda, uri mu buzima cyangwa uri muri situation mbi, uri mu bibazo, ubona nta nzira, abantu barakwitugiyeho, demoni bamaze igihe baragufasheho ijambo, intambara zimaze igihe ku buzima bwawe, ndagira ngo utangarize nkubwira yuko hari amaboko y'Imana abasha kurengera abantu b'Imana kandi akabakura mu buzima barimo akabaremera ubundi buzima. Wowe udukurikiranye uri hirya no hino, ndagira ngo tugutangarize ko hari imbaraga z'Imana zibasha kubohora abantu zikabacomeka zikabahesha ubundi buzima bushya. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa n'igice cya 12, twasoma uhereye ku murongo wawo n'uwa mbere. Avuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata Petero. Iki gihe hari mu minsi y'imitsima idasembu, wamaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane banagira ngo azamushyire abayuda, azamushyira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode arari bumusore iryo joro. Petero ari asinze hagati y'abasirikari aboheshejwe iminyururu. Abarinzi bari ku rugi barinda inzu y'imbohe 7. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza cyarongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, aho kugira ngo abirose mu nzozi. Mwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma wowe udukurikiranye uri hirya no hino, wabonaga nta nzira, wabonaga nta nzira z'ubutabazi, waba uri mu ntambara, waba ubangamiwe n'ibintu bimaze iminsi byarakwicariye, wabangamiye n'abantu bakwishyizemo bakugwanya, wabangamiye n'intambara zimaze igihe ku buzima bwawe, wabangamiye n'amakuba arimo akugwanya, wabangamiwe n'ibintu byaje birirundarunda ku buzima bwawe. Ubona ejo hawe naho, ubona nta gisubizo cy'ejo hazaza ufite, ubona nta kuntu bizagenda. Ariko icyo nshaka kuvugana nawe, kukubwira Imana ikuntumyeho none, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bibazo, uri mu makuba, wowe ubabaye, wowe ufungiraniye mu buzima abademoni bagushyizemo, wowe ufungiraniye mu buzima bwa karande, wibaza uko buzagenda, wowe uri mu kibazo, wibaza ngo izi ntambara nzazivamo gute, wibaza ngo aka kaga nzakavamo gute, wibaza ngo uyu mubabaro nzawuvamo gute, wibaza ngo uru rugendo ruzarangira ryari. Wowe udukurikiranye uri hirya no hino, Yasire Darayi, uvuga ngo izi ntambara ndimo, Eneta uvuga ngo aka kaga ndimo, uvuga ngo aya makuba ndimo, uvuga ngo ibi byago ndimo, uvuga ngo aka kaga ndimo, harasita ko nkamazemo igihe kirekire, ubundi ibi ngibi bizarangira gute, urugendo rwanjye ruzarangira gute. Wowe abantu bavuyeho, wowe ufite intambara ubona zidatsimbuka, wowe ufungiraniye ahantu Satani yagushyize akoresheje abantu, haba muri gereza, haba mu makuba, haba mu bigeragezo runaka urimo, ndagira ngo utangarize yuko hirya y'ibyo byose ugize ute, urimo ugwana nabyo, uhangana nabyo, ndagira ngo nkwibutse yuko hari amaboko y'Imana aje kugucomokora muri ubwo buzima. Urababaye, ufite ibibazo, ufite intambara, wibaza uko bizagenda, wibaza uko rugendo uzarurangiza, wibaza uko ubwo rugo rwawe ibibazo birimo bizarangira, wibaza icyo kibazo cya divorce n'uburyo ni amagereza Satani abagenda afungiraniramo abo bantu, kuko no kuba Satani ategura ko urugo rwawe rwabamo divorce, iyo ni gereza y'abadayimoni. Kuba muri wowe ku buzima bwawe
uba mu buzima satani yagufungiyemo uhora urwaye, nta munezero ufite, nta byishimo ugira mu buzima bwawe, uhorana umubabaro, uhorana agahinda, wibaza uko ejo bizagenda, wibaza ko ejo ubuzima bw'ejo buzagenda, enita wibaza uko intambara urimo zizarangira. Ariko ukabwire ijambo rikomeye umwami Imana akuntumyeho, mwibutse ko ubwo buzima urimo Imana ifite gahunda yo kubugukuramo. Imana ikuntumyeho, birashoboka ko wahuye n'abahanuzi baraguhanurira, birashoboka yuko wumvishe ijambo ry'Imana, birashoboka yuko wasengeye hirya no hino hatandukanye, birashoboka yuko umaze igihe kirekire urandagaguza hirya no hino ukamera nka wa mugabo witwa Habakuki wavuze rya jambo rivuga ngo ndubura amaso yanjye ku misozi, mbese gutaha kwanjye kwavahe, wibaza uko bizagenda. Ariko icyo nakubwira cyo ni ijambo rivuga yuko Imana ije gukura muri ubwo buzima. Ndavugana nawe umaze igihe kirekire cyane urwaye, hari indwara zakwitugiyemo, hari gereza yakwicaje muri gereza y'uburwayi, wibaza uko bizagenda, wibaza kuzakira iyo ndwara, wibaza ati mbese indwara izanyica cyangwa nzayikira. Umaze igihe kire kugeza na none aho bwawe wamaze kwiburira igisubizo cy'ikibazo ufite. Ariko icyo nagutangarizamo nuko Imana ishoboye byose, ari Imana ifite gahunda yo gukura mu buzima bwose waba ugize ute, waba urimo, mu gihe wizeye iki Imana. Kandi mbibutse ikintu gikomeye, kuba ugenda n'indege ntibikwiye ko waba uri muri gereza, kuba ugenda n'imodoka ntibikwiye ko waba uri muri gereza, kuba waba utuye mu makaro ntibikwiye uwo muruho ko ugendana, kuba waba ufite amafaranga. Abantu bagira amafaranga bakaruha, bakagira amagereza satani abafungiraniramo, abo satani afungiranira muri gereza, kabwa ati mwebwe muzashaka ari uko mubimbwiye, akoresheje imbaraga y'abarozi, aho satani agufungira mu kazitiro, kavuga ati ibingibi aha ntabwo azaharenga, kabati agashyiraho inzira, kabati ahangaha nuharenga uzambaze. Nakubwira ijambo rikomeye rivuga ngo Imana ifite gahunda kuri wowe, henibo eneta ya shando here sire darayi, yo kuba yakugarukaho ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugire neza, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mwebwe mudukurikiranye hirya no hino, urimo wibaza uko bizagenda, urimo wibaza iyo gereza y'amadene, urimo wibaza uwo mwenda wa banke, urimo urabona ibimenyetso byo guterezwa cyamunara, na ndetse urabibona kuko bimaze igihe kirekire bigusirikiraho. Enibo eneta, ndagira ngo utangarize yuko hari Imana ifite ubushobozi, hari Imana ifite andi maboko, amaboko atandukanye n'abantu, amaboko atandukanye n'ibyo abantu batekereza. Amaboko y'abantu arananirwa, amaboko y'imiryango arananirwa, amaboko y'amafaranga arananirwa, amaboko y'amadiporoma arananirwa, amaboko y'ibyo wishingikirije arananirwa, amaboko y'imiryango arananirwa. Hejuru umuntu yishingikiriza ku maboko kavuga ngo ngiye mvuka mu miryango ikomeye, ariko ejo bikaza kurangira ya miryango igapfa, bikarangira yishwe n'ibindi cyangwa n'ibindi. Ariko reka babwire ijambo rikomeye ku bantu bategereje Imana, ku bantu barindiriye Imana, enitarabone shando heresire darayi ho eneta ya shando akude. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kuba yakubohora, ikakubohora mu buzima bwose waba ugize ute, waba urimo, waba ubona urimo wumva ko butazashoboka. Nagira ngo utangarize yuko hari Imana iri hejuru y'ibyo byose, hari Imana iri hejuru y'abarozi, hari Imana iri hejuru y'abapfumu, hari Imana iri hejuru y'abadayimoni, hari Imana iri hejuru y'abakuzinze, hari Imana iri hejuru y'ibyagenjeje ubuzima bwawe, hari Imana iri hejuru y'akagambane, hari Imana iri hejuru y'amakuba, hari Imana iri hejuru y'intambara urwana nazo, hari Imana iri hejuru y'ikumazeho igihe kirekire, hari Imana iri hejuru y'umuvuduko w'amaraso, hari Imana iri hejuru ya kanseri, hari Imana iri hejuru y'ubudwamaranye igihe, hari Imana iri hejuru y'urubanza usengeye imyaka 12, hari Imana iri hejuru y'urubyaro usengeye imyaka 20, hari Imana iri hejuru y'ikibazo umuranye igihe kirekire. Ndagira ngo utangarize yuko hari Imana ishoboye byose. Heri boneta la wa yashando enema tesifo blede tando yashando heri sita enemene shando moria
heresire gedotaye. Hari Imana iri hejuru y'ibyo byose ugwana nabyo, wibaza uko bizagenda, wibaza uko byatangiye nuko bizarangira, utangarize ko hejuru hari Imana ishoboye ibintu byose. Ubuhanuzi Imana bantumyeho ku ijambo ry'Imana ni ijambo rivuga ko hirya y'imbaraga z'abantu hari amaboko y'Imana. Ijambo twe dusomye mu buryo bukomeye ni ijambo dusanze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12, dusangamo inkuru y'umugabo witwa Herode, tugasangamo intumwa za Yesu hazamo Petero na ba Yakobo. Uyu mwami Herode yafatiye abitoro kubagirira nabi, arangije yicisha Yakobo inkota, hanyuma ngo abonye uko anejeje abayuda, ngo arangije ngo ariyongeza, amaze kwiyongeza ngo arangije ngo afatana Petero, ngo amaze kumufata icyambere ngo amushyira mu nzimbe, cya kabiri ngo amuha abasirikare 16 kumurinda ngo agira ngo azamwice. Iminsi mikuru y'abayuda igize ute ishize, ari iminsi y'ingarukamwaka yabaga mu Biseri. Biravuga ngo Petero ajya mu nzimbohe, amaze kuza mu nzimbohe, Bibiliya iravuga ngo amaze kujya muri iyo nzimbohe, Bibiliya hari icyo yabivuzeho, iravuga ngo Herode amuha abasirikare 16 kumurinda. Hari imbaraga zikurinze bagushyizeho, bakurindishije imbaraga z'abarozi, bakurindishije imbaraga z'amahembe, bakurindishije imbaraga z'icyangiro, bakurindishije imbaraga zo kutegera imbere, bakurindishije imbaraga zo kugira icyo utakora ngo ugereho, bakurindishije imbaraga zo kutatera imbere, ugaherera mu buzima bumwe, ubuzima budahinduka, umaranye imyaka myinshi. Sinzi igihe umaze mwabuno buzima, yaba imyaka 3, yaba imyaka 4, yaba imyaka 5, yaba imyaka 6, yaba imyaka 10, yaba imyaka 20, yaba imyaka 30, ya herebore shando, yaba imyaka 40, yaba imyaka umazemo igihe kirekire. Ariko icyo uyu munsi wa none Imana ikuntumyeho, Imana ije ikuntumyeho ngoze kubwira, ni ijambo rivuga ngo hirya amaboko y'abantu, hirya imbaraga z'abarozi, hirya imbaraga z'abademoni, hirya imbaraga z'igisuzuguriro, hirya yo gusuzugurwa n'abantu, hirya ibintu wanyuzemo bikugwanya. Nje kukwibutsa yuko hari amaboko y'Imana aje kuguterura muri ubwo buzima urimo. Haleluya! Yamagutera muri ubwo buzima burimo, akakuremera ubundi buzima bushya. Ni amaboko y'Imana tuba tugira ute tuganiraho. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo rero amaze gufata Petero amugira mu nzimbohe, ngo abanyetoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Turimo turagusengera wowe ufite ibibazo, tugusabira ku Mana kugira ngo Imana igira ikiko. Turashimira abanyetorero bajya bafata umwete wo gusengera abantu bageze mu bibazo no mu ntambara, Imana w'umugisha. Hanyuma biravuga ngo Petero arindirwa mu nzimbohe, ngo ariko abitoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode ngo araye ari busore iryo joro ngo agira ute amwice. Ngo Petero yari asinze hagati y'abasirikari aboheshejwe iki iminyururu. Mwa kino gihe twavuga iminyururu yose kuboshye, iboshye ubuzima bwawe, tumutakira, tumudatera imbere, utumutabona ibyiza nk'abandi, urara uriri kwirigurira, bwaca mu gitondo ukisiga ukambara neza. Mama, ayo marira yawe Imana yarayabonye. Papa, ayo marira yawe Imana yarayabonye. Icyo nagutangariza ngutangarizemo ni ubutumwa, ni ubuhanuzi bw'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ije kuguterura muri ubwo buzima umazemo igihe kirekire, yanyuma ikakuremera ubuzima bushya. Bibiliya iravuga ngo rero Herode yumvaga ko agomba kwiyongeza na Petero ariko Petero hari icyo Imana yamuvuzeho. Nusoma Bibiliya nimba nibeshye 16, Matayo 13, ngo bari Kaisareya ya Filipo, Yesu abajijwe abantu arabatera ati mujya mwumva abantu bavuga ko ndinde. Namwe bavuga ngo uri Eliya, abandi uri Yeremiya, cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Ariko mu kanya gatoya ngo bose ngo basanga babyishe, ngo ariko Petero ngo ashyira agatoki hejuru. Ngavuga ngo dukurikije uburyo twakubonye n'ineza twabonye kuri wowe, uri kwita umwana w'Imana igize ute ihoraho. Ibyo biri mu bintu byashobora gutuma Imana irinda Petero amaboko yande ya Herode.
aho ngo Petero yahamije Imana mu gihe kigize ute kigoye. Kabiri, ari muri ba bantu Petero Yesu ahita amuvugaho amagambo y'ubuhanuzi avuga ati kwa ko umpamije rabwa ngo uri Petero koko risobanura ibihamo ati nanjye nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Cya kabiri rabwa ngo nzaguha imfunguzo. Haleluya. Avuga ati nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Icyo uzahambira wizeye ndi mu ijuru nzagihambira, icyo uzahambura wizeye ndi mu ijuru nzagira ute. Mu yandi magambo yari yingiye muri rya jambo rivuga ngo icyo uzasaba cyose wizeye ndi Imana nzagira ute, nzagikora. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo rero Petero ngo Herode ari umusore yari asingiye hagati y'abasirikari aboheshejwe iminyururu. Abarinzi bari barinda inzu y'imbohe. Hari abarinzi Satani yagiye akoresha kurinda ingo z'abantu no kubangiriza, ariko ijambo rikomeye, ubuhanuzi bw'Imana, imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, hari amaboko y'Imana ugiye kubona muri uku kwezi. Ugiye kubona amaboko y'Imana. Kwezi kwa mbere ugiye kwa ugiye kubona amaboko y'Imana. Kwezi kwa gatatu ugiye kubona amaboko y'Imana. Kwezi kwa kane ugiye kubona amaboko y'Imana. Wewe wahuye n'ibibazo ukajya muri iyo gereza, ukajya muri izo ntambara, ariko ntiwihakane Imana. Hari amaboko y'Imana agiye kugucomora muri ubwo buzima urimo, akwinjiza mu bundi buzima. Bibiliya iravuga ngo Petero rero yari asinziriye ngo yakiriye gupfa. Ngo yakiriye gupfa ngo aranasinzira. No mugabo yarantangaje. Hari umuririmbyi yaririmba ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza n'abantu bagize ute bayafite. Aya mahoro ni ay'abantu bayafite mama. Aya mahoro ni abantu bagize ute bayatunze. Herode rero wibaze umuntu buracyapfa ariko arafungiranye, aboshya amaguru n'amaboko, ariko afite amahoro, ntari gusakuza. Aya mahoro ntacukugwa mu binombe. Aya mahoro ntatangwa n'akazi. Amahoro ntatangwa n'amafaranga. Amahoro ntatangwa na diploma. Y'amahoro ntatungwa n'ubwinshi bw'amafaranga. Amahoro, haleluya, ntabwo ava ku bintu abantu batunze. Aya mahoro ntabwo ava kuko umuntu ari inzobe cyangwa igikara. Aya mahoro ntabwo ava ko umuntu avuka mu miryango ikomeye, ahubwo aya mahoro ni amahoro atangwa na Yesu. Niho Petero yari agize ute, yari afite. Herode ngo araye ari umusore ngo agire ute amwice. Petero yari asinziriye. Icya kabiri, aboheshejwe iki, iminyururu. Abarinzi bari ku nzu barinda inzu y'imbohe, ngo marayika w'Umwami Imana amanukiraho. Amaze kumanukiraho ngo umucyo ngo urangije waka mu nzu. Maze kwaka mu nzu ngo arangije ngo akomanga Petero. Haleluya. Akomanga Petero. Hari yamanutse imbaraga zidasanzwe zije gutabara Petero. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abera. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abantu bamaze iminsi baboshywe n'amaboko ya Herode. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abantu bamaze iminsi mu kaga. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abantu bamaze iminsi bibaza ati bizagenda gute. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara ababyeyi. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara itorero. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abanyamasengesho. Ndabona imbaraga zidasanzwe herebore shando zije gutabara abantu bategereje Imana. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abafite intambara. Ndabona imbaraga zidasanzwe zije gutabara abantu bibaza ngo bizagenda gute. Ndabona imbaraga zidasanzwe zimanukira ku bantu b'Imana, zimanukira ku banyarwanda, zimanukira ku bantu bategereje Imana neza, zimanukira ku banyamasengesho bategereje Imana, zimanukira ku banyetorero bategereje Imana, zimanukira ku bantu babanye n'Imana neza kandi bakihangana, zimanukira ku bantu bataragorinze baba mu buzima butandukanye bubi ariko bubamwa Imana, baba mu ngo zifite ibibazo ariko bakomeza kubaha Imana. Ndabona hari imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Hereboya shato kiribi herista enema heresire darai tesifo brede tando ashando
heritarabone shando akude. Hari imbaraga zidasanzwe numva zimanutse mu bantu. Hari imbaraga zidasanzwe numva zimanutse ku bantu bategereje Imana. Zimanukiye abagabo, zimanukiye abasore, zimanukiye abakobwa, zimanukiye itorero, zimanukiye abantu babanye n'Imana neza, zije kubaka ingo, zije gutanga ubuzima, zize gutanga agakiza, zize gutanga imibereho, zize gutanga icyerekezo, zije gutanga ubuzima ku bantu b'Imana bagerageje bakagumana n'Imana. Hari imbaraga z'Imana zidasanzwe. Bibiliya iravuga ngo rero marayika amanukira aho ngaho, umucyo urangije waka mu nzu. Umaze kwaka mu nzu, marayika w'Imana akoma Petero mu mbavu. Amaze kuba Petero mu mbavu aramukangura n'ingoga. Amaze kumukangura aravuga ngo byuka Petero, ngo arabyuka. Ya minyururu yose yari imudadiye ngo irangije igira ute, iradohoka, iragwa. Ndabona hari abantu bamaze iminsi baboshye ariko Imana ibohoye. Ndabona hari abantu bamaze iminsi mu buzima butaboroheye ariko Imana igize ute, ibohoye. Iminyururu iragwa, imaze kugwa biravuga marayika w'Imana abwira Petero ngo nje kugutabara, nje kukugirira neza. Ariko mu bintu binzanye, kuko hari ibintu Herode yagufungaga akagutwara, yakwamburaga inkweto bisobanura ubutumwa bwiza, yakwamburaga ukuri, akakwambura umukandara, akambura ingofero. Ibyo bintu byose Herode yari yarabyambuye nde? Petero. Hari abagabo babyambuwe, hari abakobwa babyambuwe, ariko ibyo bintu ukwiye kongera kubishingira. Marayika w'Imana abwira Petero ijambo rikomeye, avuga ati dore nzanywe no kugutabara. Ariko nubwo nzanywe no kugutabara, fata ibintu byawe watakaje. Ni agakiza watakaje. Arakamuha, amuhereza ingofero byasobanuraga agakiza, amuhereza umukandara byashushanyaga ukuri, amuhereza henetarabo, amuhereza umwambaro byashushanyaga imirimo yo gukiranuka. Ngo arangije arabimuhereza byose. Amaze kubimuhereza avuga ati wari uzi uko ngiye kugukiza amaboko ya Herode gusa, ariko hari ibintu wari waratakaje. Hari ibintu watakaje Imana igiye kugira ute, kuguha. Hari amaboko y'Imana agiye kuza ku buzima bwawe muri iyi minsi. Ugiye kubona amaboko y'Imana, waba uri hano mu Rwanda uri hanze. Hari amaboko y'Imana agiye kuza gukiza amaboko yande ya Herode. Biravuga ngo rero Petero abifata, amaze kubifata ngo arabyambara. Amaze kubyambara marayika w'Imana abwira Petero, avuga ngo ngiye kujya imbere unkurikire. Hanyuma ngo marayika w'Imana ajya imbere, Petero akajya ashinga ikirenge mu cya marayika. Ngo banyura ku basirikari ba mbere, marayika w'Imana arabasinziriza. Ngo banyura ku ba kabiri, marayika w'Imana arabasinziriza. Banyura ku ba gatatu, marayika w'Imana arabasinziriza. Twashimira Imana ko hari ibintu ndimo mbona Imana igenda isinziriza ibyaguhagurukiye, zaba imbaraga z'abarozi, zaba imbaraga z'abademoni, zaba imbaraga za karande, zaba imbaraga z'ubukene, oneta enema, zaba imbaraga zagufashe ijambo erefo de sire darayi, zaba imbaraga zituma udatera imbere ho eneta, zaba ari imbaraga zituma utakira here sire darayi.